ntago nkubujije kugira inshuti, ariko pe niba uzi yuko ufite umuntu uzindukira ku muryango iwe mu gitondo, ejo akabyukira iwawe, urafashe inzira mujyanye guhaha, ukeneye igitunguru, murajyanye, ukeneye iki? Ni umuriro uri kwirahurira aho utazi, byanze bikunze. Icyo nzi cyo ni uko ibyo bintu shasi bijya bimara kabiri pe. Inshuti zanjye ntabwo ndi mukuru cyane, ariko imyaka mfite maze kugira experience nyine mu bintu bikeya ngenda mbona ibintu byose bibaye too much rwose biba. Hello, hi, nizere ko mumeze neza aho muherereye mu mpande zose zigize isi. Nk'uko mubizi ni Rwibutso wanyu. Welcome back to my channel. Ubu rero nizere ko mumeze neza rata. Niba uri mushya wibuke gukora subscribe, niba usanzwe nawe wibuke gushyira muri comment liking, ukoze na share byaba ari byiza kurutaho. So rero guys, uyu munsi ndishimye, urumva ndishimye cyane. Uyu munsi muzi cyabaye se channel yanjye yagize tuke. Mwari mubizi, umva ndabashimira mwese inshuti zanjye, ndabashimira mbikuye ku mutima kubera support yanyu pe, ni iby'igiciro cyinshi. Wenda wowe uri kubyumva ushobora kumva ari ibintu bisanzwe ari iki, ariko njyewe ndishimye kubera yuko umuntu uri kunyereka ko munshyigikiye, turi kumwe gatanu ku kandi. Guys, ni urugendo ruba rutoroshye, ariko nyine mutuba hafi muradushyigikira tukabibona. So uyu munsi rero nta bintu byinshi, nabwiye ko ari ibintu byoroshye gusa, ntabwo nshaka ibintu byo kubavuna mu mutwe, ntabwo nshaka ibintu byo kubagora, nshaka ko tujya twiganirira tukamarana irungu. So rero muri kubibona ndi mu rugo. So uyu munsi rero nifuje ko tuganira, ariko ni ibintu bisanzwe koko. Guys, hano mufite imyenda myinshi bameshe, nyine nshaka kuzinga. Abamama murabyumva cyane, hari igihe babimesa bikagwira koko. Navuze rero tuzingana imyenda tunaganira dutera story. Gahunda nyine ni ukumarana irungu, sibyo? So rero guys, hari akantu njya nkunda kwibaza, urumva nkakaburira igisubizo. Ubwo rero tumaze kuba umuryango mugari, kanjye mbabaza, noneho namwe muzajya mugenda mumpa comment nyine munyungura n'udutekerezo, murihangana muri bwumva abana nyine ndi mu rugo, namwe murabizi ntago amajwi yabo yaburamo. Nka buriya nk'umuntu w'umumama, sibyo? Uri umumama mukuru cyangwa se uracyari na muto, ariko icyo nzi cyo nyine uri umumama. Iyo umuntu w'umumama yifashe akajya mu magambo, mwese murabizi nyine ni ibintu bibaho. Hari abantu baba bafite amagambo, se mubyita amagambo cyangwa ni ubugambo. Ugasanga umuntu w'umumama ari muri subiramo ibyo wavuze, subiramo. Ugasanga uri umubyeyi, bagiye kugusubirishamo ku karubanda ibyo wavuze, subiramo. Mu nteko y'abaturage bagiye kugusubirishamo. Guys, ibyo bintu muba mwumva biceka? Umuntu ugasanga ni umumama ureba ibyo turebera inyuma physically, ukabona ni umuntu wiyubashye usobanutse, ariko guys ukajya ukumva ngo subiramo ibyo wavuze. Bakamujyana mu bujajwa gusubiramo no kugira gute, kandi uri umuntu mukuru usobanutse. Mujye mwihagararaho, mwirinde ibintu by'amatiku, mwirinde ibintu by'amagambo. Buriya ibintu bimwe mu bifasha umuntu kwiberaho neza mu mahoro atuje atekanye, ni ukwirinda ibintu bya kururukururu. Ntago nkubujije kugira inshuti, ariko pe niba uzi yuko ufite umuntu uzindukira ku muryango iwe mu gitondo, ejo akabyukira iwawe, murafashe inzira murajyanye guhaha, murafashe inzira mujyanye guhaha, ukeneye igitunguru,
murajyanye ukeneye iki he ni umuriro uri kwirahurira aho utazi byanze bikunze icyo nzi cyo ni uko ibyo bintu shasi bijya bimara kabiri pe inshuti zanjye ntabwo ndi mukuru cyane ariko imyaka mfite maze kugira experience nyine mu bintu bikeya ngenda mbona ibintu byose bibaye too much rwose biba bibi uko byagenda kose ibintu byose iyo bikabije biba bibi birapfa ntuzajya ubona kugira inshuti ni byiza kugusura ni byiza gusura mugenzi wawe ni byiza ariko bireke kuba buri munsi mujye mugabanya akarenge ni ukuri kandi njyewe nsigaye nivugira ibintu mukagira ngo ni ugukabya ngo ni content ni ibiki oya njyewe mba nshaka kubaha ibintu kandi bifite ntuza zigaragara nawe uzarebe umuntu ubyukira mu rugo rw'undi muntu buri munsi mu rugo rwa mugenzi wawe nawe ejo abyukisha baraguhararukwa murahararukwa nawe mupfa ubusa induru zikavuga buriya niba ufite n'inshuti ntabwo ari byiza yuko muhorana niba ufite inshuti si ngombwa ngo uhore mu rugo iwawe wagiyeyo ngo ahore iwawe buri munsi akarenge mu rugo rw'abandi biriya bintu birateranya noneho ibyo navugaga byo gushorerana murashoranye mujyanye guhaha uri kumva ejo uzajya kumva he uriya mugore atujya kugura igitunguru cya 50 ati uriya mugore ati buriya iwe ati nta kindi kintu barya ibi n'ibi ati ikindi buriya ikindi kintu utazi uriya mugore mu rugo iwe ni gutya kubera iki kubera ko uwo muntu nyine wamuhaye umwanya wo kukugenzura no kuguhozaho akarenge buri munsi niho biva pe niho biva hose byose kandi ugasanga nayasubiramo niho ituruka kubera iki kubera ko umuntu nyine wamuhaye umwanya amaye n'amahirwe yo kukusotora no kukugenzura no kugira gute rwose ibyo bintu abantu mugira utwo tuntu rwose mutugabanye pe ntabwo mbabujije kugira inshuti ntabwo mbabujije kugira gute ariko nyine inshuti yawe ujye umenya uko yitwara ikindi ubundi ababyeyi batagira ibanga bo ni babyeyi nyabakiwe reka njya mbabaza uri kumva ngiye kujya mbabaza ubundi wenda tureke n'ibya warambwiye cyangwa se tureke n'ibyasubiramo naravuze cyangwa se bagize gute ubundi niba umubyeyi mugenzi wawe agize ikibazo akaza akakuganirira akagutakira ukirirwa umusebya ubundi wowe uri umuntu nyabaki uretse ko gazi mureke mbabwize n'ukuri buriya ntihazajye umuntu ukubeshya ibanga ni iryawe wibikiye rikumva icyo ubwiye mugenzi wawe ntuzagire ngo ni ibanga umubwiye icyo ni icyakunaniye kubika kandi icyakunaniye kubika wowe ntabwo ari mugenzi wawe uzakikubikira ubundi ibanga ry'umuntu ni ibanga yibikiye ubwe uri kumva nese niba amabanga yawe yakunaniye kuyabika wowe ubwawe ninde wo kuyakubikira uri kumva witeguye cyangwa urishobora neza yuko ari njye uzabasha kukubikira byakunaniye kubika sarata nyine ako karagaciyemo ariko ntabwo niba umuntu anagutakiye wenda afite ikibazo aba akubwiye ngo utange itangazo mujye mwisubiraho mujye mwikosora mu ba mutima w'urugo beza sibyo ntabwo biba bivuze ngo niba umuntu akubikije akantu ngo ejo ngo uteranye ekipe y'abagore n'abaki bose n'abahisi n'abagenzi bose ujye kubabwira runaka murabizi buriya baraye bamukubita buriya afite ibibazo ibi n'ibi buriya banki igiye kumutereza cyamunara kandi umuntu aje kugutakira wenda naruhura umutima ariko uzi ko hari n'umuntu uba ukeneye kuruhura umutima ariko arakubwiye aho kugira ngo wenda umugire n'inama cyangwa niba ari na support ufite uyimuhe hari igihe abantu baba bafite ibibazo guys ibibazo bibaho nta n'abantu batabigira
kandi nyine muri famiye zacu cyangwa se nyine no muri rusange nta muryango ubura utubazo. Hari igihe agakirize kabaho cyangwa se n'uburwayi bukabaho, nyine si bijya bibura muri buno buzima, nta gahora gahanze niko njya numva bavuga. Rero niba ubonye mugenzi wawe ari muri ibyo bihe bitamworoheye, wimuha urw'amenyo, wimutarama, wimutaranga, kuko uyu munsi niwe ariko ejo ni wowe. Urumva? Niba uyu munsi ari njyewe ugezweho, ejo ni wowe uzaba utahiwe, uw'isi itarakaranga iba ikimushakira ibirungo. Uri kumva? Rero wikwiha mugenzi wawe ngo ugire gute. Ikindi, hari ubugambo bwanyishe hari abantu muri kumva guys, hari abantu bigira abahatari bakigira abadanje. Uri kumva? umuntu akumva niyo hari ikintu afite udafite, akumva yuko ubwo ngubwo uri cipu, akumva ko uri ikigwari, akumva yuko nyine utazi gukora, akumva yuko nta kintu, ukanona ko mukumve neza. Uyu munsi ntago abantu nyine tugira intego zimwe. Hari igihe wowe ubwawe uwumva mu bintu ukeneye cyane gukorera mu rugo ni ibindi bindi. Wabereka ibintu bari kunyereka, ihangane gato ndaje. Uri kumva rata guys, ntabwo tuba dufite papasi zimwe. Hari igihe wowe ubwawe ubu ngubu wowe unkurikiye wicaye aho uri cyangwa se iki, uri kumva nk'uwaguhereza nka miliyoni 5 ni urugero, ikintu cya mbere wahita ugenda ugahitiraho, wenda wahita ugenda ugahita ugura nk'inka ni urugero, wenda ukunda inka cyangwa se wumva warizo zahita zigira icyo zigufasha. Undi akumva ko uwamuhereza izo miliyoni 5 yahita agenda akagura imodoka nziza yo kugendamo, kuko yumva yuko ari cyo kintu akeneye, cyangwa se yumva yuko wenda iyo modoka ashobora no kuyibyaza andi mafaranga akunguka. Undi nawe akumva ko abonye izo miliyoni yakwemera agahita agenda akazigura inzu yo kubamo, ntasigane n'igiceri cy'ijana cyo guhaha, cyangwa se yabyaza ikindi giceri ngo akomeze kubaho. Undi nawe akumva wenda yabonye yahita agenda agahita ayakoramo igishoro akayabyaza andi, ejo akubaka ayo mazu akayabyaza andi mafaranga, ejo akagura ibindi bintu byose akeneye. So guys, akantu bashaka kuvugaho, ntukajudginge umuntu ngo nubona umuntu nta nzu afite wumve yuko uwo muntu nyine ntacyo ashoboye, umufate nk'ikintu kiri aho. Buri wese agira ibintu byiwe by'ibanze aba yumva ko ari byo bintu bye biza mu bya mbere, kuruta uko nyine nk'urwo rugero ariko nabaye ndakeka rwumvikana. Hari igihe mva ko mfite akazi ariko muri kubibona, ibya mbere ndabirangije, n'ibindi fashe, n'ibindi nabwo ntibirashira. Mfite ibintu byinshi naranebuke, mfite umuntu hano uri kungomesha muri iyi minsi, desheri wanjye uri ahangaha niwe usigaye ndangaza bikambana byinshi. So rata nibyo nababwiraga, nta mpamvu yo kujudginga umuntu, kandi niba ubona umugenzi wawe hari ikintu atarageraho ntukumve yuko erega ari ikigwari. Buri muntu wese agira isaha ye, buri wese agira igihe cye, kandi abakoze bose ntabwo ariko bihita byemera. Hari igenda wowe waba waragize Imana ukajya mu kintu rimwe kigahita kiguhira, ugahita wumva yuko nyine ari utuntu tworoshye bya danje. Guys, hari umwana uba waravutse, urumva, akavukira mu muryango ukennye, cyangwa se wenda wa muryango ubasha kubona icyo kurya nyine nabwo, cyangwa binawugoye, ariko utabasha kugira uko usapotinga umwana. Uri kumva uwo mwana akiga ishuri yihiringa, akarirangiza yihiringa, yishakamo ibiceri muri vakansi, akajya gushaka ibiraka agakora, akishyura ishuri akarirangiza harirangirije, wenda n'ibyo yize ntabibonemo akazi, akihiringa agashaka igishoro agakora, agacuruza ikarita, akagira ati umwana akihiringa,
wamubona rero amaze kwigira ejuru, ukamubona wenda hari ibyo afite ibindi atarabigeraho, uwo muntu ukamujajinga. Mu by'ukuri uwo mwana wahereye kuri 0 akaba abashije no kuba wenda abasha no kwishyura inzu yo kubamo y'ibihumbi 20 akibeshamo, akabasha no kurya wenda 2 no ku munsi, wenda kera atarabashaga no kurya ako 2 ku munsi. Uwo mwana uzi ko akaze kurusha wa mwana wavutse baba bamwishyurira ishuri, bamugaburira bagira gute, uwo mwana yasoza kwiga akamushyira bizinesi yare. Ese uwo mwana ugira ngo yabasha no kumanajinga kimwe na wa mwana wihirinze guhera hasi? Umva, simukajya mujajinga abantu rero. Urumva utuntu tumbangamira cyangwa se utuntu mbona abantu twakosora muri ubu buzima pe, tuzajya tutuvugaho. Wenda hari igihe wenda hari uwo ubwira kumva wenda uri kuvuga nabi cyangwa iki, ariko hari n'uwo bifasha, hari n'uwo bifasha cyangwa bikagira icyo bimusigira, niba yarebaga abandi bantu akabakandamiza cyangwa kumva yuko nta kintu bakwimarira cyangwa bakwigezaho, cyangwa akareba ati uyu muntu kuko adafite ibi ngibi ntashoboye, ako kantu ntabwo ari keza. Hari igihe umuntu aba adafite kimwe, ariko icyo yahisemo kubanza aricyo abona ko kimufitiye umumaro kandi kimuha inyungu mu buryo bwe mu buzima bwe nyine bwa buri munsi. So guys, ntababeshye rero, mbabwije ukuri, ibintu mfite kuzinga ni byinshi, nare hari ibindi kandi simba nshaka kugira gutya kubarambira. Ngiye gustopingira hano, ege nazabaho part 2 cyangwa se ubutaha tukazaba turi no kureba ku bindi, kubera yuko ndi kubona akazi mfite hano ni danje. Ntago na story zirahari, ariko ntago nshaka kubaha ibintu bibarambira ngo murambirwe. So rero mureke dusoreze aha, ibiganiro byanjye nakagaruka. Ciao ciao, see you.